namubwira nawe mu minsi mike tumaze tumenyanye ubuhamya bwanjye narabukubwiye nawe ubwawe warabumbwiye ntinumvise naragukunze ntirijoro sinaraye nsinziriye numvishe naragukunze icyo gihe yambaraga marinette ayakuramo yarambika ku meza arandeba arambwira ati mukozi w'Imana ibintu mbwiye wabitekerejeho yego nabitekerejeho arongera gatatu wabitekerejeho nabitekerejeho afata marinette arayambara arambwira ati ndagiye ubwo umbwiye ko wabitekerejeho ngiye kubitekerezaho nanjye ejo nzakuzanira igisubizo arangije aragenda agiye nasigaye mu ntebe amajwi aransura ijwi rikambwira ati ariko se wo kuretse ibisazi wabitekerejeho ugira igitanda ugira matera ugira so asaba aranankwa kuko njye nakuriye mu nzu y'Imana ntabwo nari nzi ibintu byinshi byo hanze njye yarankunze urukundo rwanjye rwose ndarumuha we ari Burayi niwe wa mbere wahereyeho ukunda yego yari Burayi aranansaba aranankwa ubwo nyine nishyira mu myanya nshaka ibyangombwa byose narabibonye abarantelefonnye arambwira ati yewe ntago ngishatse umunyafurika ubwo nyine inkwano nagukoye n'iki bizabigena gutesheje ubwo mpita numva ndababaye ndavuga nti uyu muntu kuntesha igihe reka mfate decision ndumva ntazashaka uyu muntu arampemukiye umuntu arambeshye nkumva ko nta wundi muntu waza ngo nsabe urukundo mwemerere nkumva yambeshye. Amahoro y'Imana nshuti mwebwe mwese duhuriye kuri uyu murongo tubahaye ikaze kandi tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza hamwe natwe. Ushobora kuba uri kumwe natwe uhuriye natwe kuri uyu murongo umeze neza, birashoboka kuba uri kumwe natwe utameze neza. Nakubwira ngo ihangane, uyu munsi niba bitameze neza ejo bizakunda uzaba umeze neza. Nk'uko bisanzwe kuri uyu murongo duhuriraho tuba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye, indirimbo za zindi nziza zimeze neza zifasha imitima yacu gutuza, ndetse n'ibiganiro bitandukanye abantu batuganiriza ku ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya ni byinshi. Ni muri urwo rwego rero n'uyu munsi kuri kamera uri kuhabona abakozi b'Imana, ababyeyi beza Imana yagiriye ubuntu, ngira ngo ntaravuga byinshi no kubona amafoto yabo, kubona amashusho yabo by'ubwabyo birivugira. Ni abantu ushaka kureba ukavuga uti kabisa aba bantu Imana yabavuye umwaku. Yitwa Papa Beni na Mama Beni ku mazina asanzwe muraza kubumva. Hagati aho rero reka nkubwire ngo gubwa neza, ndabizi turaza kugira ibihe byiza hamwe nabo. Njyewe nitwa Honete Sami ari kudufasha kuri kamera. Reka rero mbanze mpe uruvugiro Papa Beni abanze aramutse asuhuza abaduteze yombi abari kumwe natwe, hanyuma noneho yakire na madamu nawe atwibwire, hanyuma noneho dukomeze n'ikiganiro. Karibu. Harakoze cyane Honete ndetse na Sami, akaba ari mwe duheraho tubahereza ikaze. Mwakoze kutugenderera kugira ngo tugire ibyo dusangiza abantu b'Imana badukurikiye bari ahatandukanye. Nk'uko mubivuze rero ngo twivuge, nitwa Singirankaho Boniface ku mazina y'ababyeyi, ariko tukagira n'izina ry'umugisha rya Papa Beni na Mama Beni. Ndi umugabo rero utuye mu mujyi wa Kigali, usengera mu itorero rya ADEPR mu Rwanda, by'umwihariko nk'amasengera muri paruwasi ya Nyarugenge, akaba ari itorero mazemo iminsi myinshi, ariko by'umwihariko muri Nyarugenge nkaba nujuje imyaka 10 ndi umukristo wakiriwe i Nyarugenge. Tubahaye ikaze rero mu rugo rwacu, mwiyumvemo ikaze, muri isanga ari abadukurikiye nabo tubahaye ikaze mu kiganiro. Ndi kumwe rero na Mama Beni hano, ndagira ngo muhereze nawe yivuge, ndetse namara kwivuga by'umwihariko kubera ko urugo rwacu ari rw'abakristo ndetse n'ibiganiro byacu biyoborwa gikristo, araza guhita asengera ikiganiro kugira ngo kize kugenda neza. Murakoze. Ndabasuhuje nanjye, nitwa Mbarushimana Jeanne d'Arc, kandi kazina Mama Beni, nsengera mu itorero rya Nyarugenge, paruwasi ya Nyarugenge. Nkaba ndi umuririmbyi muri korali yitwa Shalom. Nkaba narayitangiye ndi umwana muto ngana nka kuriya Benangana, mfite imyaka 6. Ubaye ubukombe muri korali cyane, baye ubukombe. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane.
murakoze mwaduhaye ikaze natwe turabishimiye cyane kubana namwe muri uyu mwanya biratunejeje muri umugisha kubagira kandi muri umugisha ku isi yose. Inshuti rero mwumvise papa Beni avuga ngo atuye hano mu mujyi wa Kigali, ntabwo ariho yavukiye mu karere ka Rusizi, mu cyahoze ari Kamembe buriya. Uyu munsi ni muri Rusizi ahahoze ari Kamembe ndetse na Cyangugu. Papa Beni akaba ari umupapa Imana yagiriye neza ikamukura ahantu bamwe bajya bavuga ngo ni Rodebari iyo ngo kwa Makiri, abandi bakavuga ngo nari umuntu ngo w'inzahuke ngo ariko Yesu yabigize neza. Ni byinshi ari buze kuba atuganirira rero, ariko tutaragera wenda kuri byinshi bitandukanye byaranze ubuzima bwanyu bwa gikristu, reka mbanze mbabwire ngo harya uyu munsi mwagize imyaka ingahe mubanye? Imyaka 10. Ubwo mwagize anniversaire. Celebration ikomeye cyane. Anniversaire y'imyaka 10. Imyaka 10. Twubakiye urugo. 19 kwa 5 2012. Nari nkwiriye kubaririmbira nuko ntaherutse muri korari, ijwi ryaragiye. Icyumweru cyose abantu baba bagicelebra anniversaire. Ubu ndirimba kahera. Sami wamfasha. Abantu bari kuri kamera wapi wagerageje. Anyway, rwose Imana ishimwe kubw'ibyo. Imyaka 10. Ni imyaka myinshi cyane. Ariko buriya mukimenyana papa Beni hari ijambo wibuka rya mbere baba baramubwiye? Tukimenyana? Yego. Amaso yakimubona bwa mbere. Tubanze dusenge kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu neza. Ihutije isengesho. Ikiganiro cya gitangiye gushyuha. Turagushimye Imana yacu, uri Imana yacu, uri amahoro yacu, uri ubuhungiro bwacu, uri imbaraga zacu. Turagushimiye ko watugiriye neza, ukatwigaragariza, ukaduha agakiza ku buntu tukakumenya. Turagushimiye ko wabanye natwe ukatwigaragariza. Tugiye gukora ikiganiro, ngwino utugirire neza, ngwino ubane natwe. Turagutumiye ngo uze ubane natwe mu byo tuvuga byose. Dusengeye mwama bari hirya no hino badukurikiye kugira ngo iki kiganiro kizababere cyiza, imitima yabo izagubwe neza. Mwami abababaye uzabanezeze, abafite ibibazo bitari bimwe nabo uzabigaragarize, kandi ukomeze kubana natwe, ukomeze kuturinda, kuko uri Imana yacu, kuko uri ubuhungiro bwacu, kuko twakwizeye ukatugirira neza. Ngaho bana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Nari ntangiye mvuga ngo joyeux anniversaire. Imyaka 10 mubaye ubukombe pe. Hari umuntu numvise ari kuvuga ngo iyo abantu bagejeje mu myaka 5 bakibanye kandi neza ngo baba bafite amahirwe yo kuba batazigera batana. Birashoboka rwose. Birashoboka. None mwebwe imyaka 10 yose ari urugendo rurerure. Mama Beni, ni irihe banga wakoresheje? Niryo gusenga ugatuza. Kaburu umubyeyi uri Mama Beni ugikunda Imana, ukomeye mu rugo rwe, umeze neza, nta bintu byashitari. Sindumva nari yimwe hari n'umuntu mwahamagaye ngo hari ibintu mutumvikanyeho ngo aze guhagarara hagati. Niyo byaranabaye ntago tubizi. Nta byabaye rwose. Ni irihe banga mwakoresheje Papa Beni? Ntekereza ko ibyo ari byo byose nk'uko bivuze, uri rugo rwose ntekereza ko burya nta rugo rumera nk'urundi. Uri rugo ruba rufite uko rwubatse, rufite n'amabanga yarwo nk'uko bivuze ngo ni irihe banga mwakoresheje. Ntekereza ko harimo wenda nka 2 by'ingenzi navuga ngo byagiye bidufasha. Kimwe cyo no gusenga, kubera ko urugo rwacu rwavuye mu masengesho. Niyo nkingi rero kugira ngo imyaka ibishize icyaruweshejeho nicyo twarufatishije kugira ngo rukomeze rubeho, rwavuye mu masengesho n'ubundi rubaho mu masengesho. Icyo ni ibanga rya mbere. Ibanga rya kabiri ni ibiganiro. Tugira umwanya uhagije wo kuganira. Rero abantu basenze bakaganira n'imyaka yandi bajya bavuga ngo nta bamara 100 yarenga. Niryo banga dukoresha. Ni byinshi ariko biri kuri po ebyiri ziremereye cyane, gusenga no kuganira.
iyo byuzuzanyije rero birya bindi byose bigenda byubaka urugo, guhana impano, gusohokana, utuntu twinshi tugiye dutandukanye bikubira mu ibyo ngibyo. Nibyo bigejeje ku myaka 10 ariko turabona bimeze nk'ejo. Urabona ko wagira ngo twari dukoze ubukwe, urabona ko wagira ngo turaba Jeanne Marie. urumva ari nk'aho ari nk'ejo. Ndumva ari nk'ejo kabisa. Yes. Yeah. Wow. Biraryoshye cyane. Cyane rwose. Papa Beni, mu Yego. myaka 10 yose ishize, ni biki ibintu nka 2 nibura wabonye kuri mama Beni? Ndabizi ni byinshi, kutubwire nka 2 wamubonyeho uvuga uti kabisa ibintu 2 ni igitsikamutima kuri jyewe. Acyo kizami kirakomeye nibura nk'iyumbaza nka 20 aho 2 byo ni bikeya ariko mu ncamake reka mvuge 2 nk'uko bimbajije. Icyambere namubonyeho navuga ngo ni igitsikamutima kuri njyewe. Icyambere agira urukundo rwinshi, yavuga ngo nta ruke rubaho, simbizi ariko afite urukundo. Amen. Arakunda kabisa, cyo ni ikintu cyambere igitsikamutima. Amen. Icyo ni kimwe muri byinshi. Arakunda urukundo, namubonanye nkimubona rugenda ruzamuka. Yes. Ntago ari rwo agifite ahubwo rugenda ruzamuka buri munsi buri rurakura. munsi. Icyo ni icyambere. Icya kabiri arasenga, akanakunda abashyitsi, agakunda abatugana. Ni ukuvuga ngo ni urugo rushingiye ku rukundo, rugashingira ku gukunda Imana no gukunda abantu. Ibyo bintu byombi ni ibintu rwose mushimira, kuko nta muntu ujya uza hano ngo amare icyumweru atagarutse. Bivuga rero ngo abaye bafashe neza. Rero umuntu yakiriye abashyitsi mu rugo neza, akaba basengera, akaba afite urukundo, ibindi byose biba byubakiye ku ibyo ngibyo. Muri byinshi rero ni ibyo 2. Amen, amen. Yego. Menshi aravugwa ariko bene yo bakayumva. Yeah. Nizere ko hari n'abandi bagize icyo bumviraho. Mama Beni, ibintu nka 2. nanjye ni Avugaho se? Ego. Mvuga. Ego. Mvuga rwose. nanjye ndabifite byinshi, ariko icyambere Papa Beni mukundira nawe agira urukundo cyane, yita ku muryango we, atwitaho cyane, Akunda neza kandi cyane. icya kabiri biriya yanyigishije kugira gahunda. Agira gahunda cyane. Amen. Niba muhanye gahunda ni saa moya ni saa moya, saa 2 ni saa 2. Iyo umwiciye gahunda biramubabaza. Icyo kintu rero nakimwigiyeho cyane. Amen, amen. Turi abageni yakundaga kumpamagara ati duhurira aha saa 4 ubu hageze. Narenzaho nk'iminota 5 akambwira ati wambangamiye. Yo. Mpita ntangira kwiga kujya ngira gahunda. Wow. Yo, biranejeje cyane. Yitwa Mama Beni turi kumwe ndetse na Papa Beni. Imana ibaha umugisha, ngira ngo urababona n'ababyeyi beza cyane. Ni n'imfura bazi kuganira, ngira ngo urabibona cyane. Hanyuma Mama Beni, kuri uyu munsi wanyu imyaka 10 yose irashize mubanye, Papa Beni aratubwiye ngo arumva ari nkaho ubukwe bwabaye ejo. Kuri uyu munsi wanyu gira kandi kantu umubwira akushaka akariko kose, ijambo rimwe. Kuri uyu munsi wacu Ni ukuri. ndabyibuka uburyo twari tunezerewe. Icyambere nyine ndamushimiye kuko yantoranyije mu bakobwa benshi. Amagana Burya- n'amagana. Abantu Bo mu Rwanda, bo mu mahanga. baba baragiye ahantu henshi, Yego. mu nsengero zitandukanye, ariko nyine ndagushimiye kuko muri ba bakobwa benshi wabonye wahise uvuga uti Jeanne ngwino ngutoranije muri bariya bakobwa, ndagushimiye. Kandi barahari. Amen. Barahari. Abakozi b'Imana nkamwe muba mwaranyuze ahantu henshi. Kugira ngo no kugira ngo umuntu abe yarobanura uwo bazabana, simbimuvugiye ubanza bigorana, ariko hamwe no gusenga Birakomeye. ukabona Imana iragutoranirije. Ndagushimiye rero kuri uyu munsi wacu wa anniversaire y'imyaka 10, ko wampaye urukundo, nanjye kandi naguhaye urukundo.
sibyo? amen amen. ahubwo nanjye yahita ambaza ikibazo nk'icyo yarakubaza. Oya niko bimeze nawe kuri uyu munsi, gira ikintu gira ijambo mubwira rwose. Ntekereza ko ibyo ari byo byose nanjye ndunga mu ryo yaravuze ryo gushimira, kuko mu by'ukuri ndibuka muri Ambagiza dufite ibintu byinshi twavuganye, ariko ukurikije uko nari imeze uwo munsi wa mbere duhura tumenyana, sinzi ko hari undi muntu ari kunyemera, nari narashaje, ndi umuntu wo mu giturage wo mu cyaro umeze ukuntu, ndabimubwira mu by'ukuri arabyemera, nanjye navuga ngo ndamushimiye ko yanyemereye urukundo. Wenda bishobora kuza kugira aho biza kugeramo kakaza kugwamo, ariko nk'ubu tuvuye i Nyarugenge dushima Imana mu materaniro yari ahari mu kanya n'ingihe wari wayoboye, twasabye umwanya wo gushima Imana, anyibutsa ijambo yambajije inama z'ubukwe zigiye gutangira, yarambajije ngo ese ko ubukwe bugiye gutangira tugiye kubana twabirangije ugira iki mu buzima busanzwe? Ku muntu hari ubwo agira agasambu, agira perimi, agira diplome, agira inzu, agira umuryango, mu byo byose nta na kimwe nagiraga. Njye nahise mubwira ngo ngira Bibiliya, niyo nari mfite yonyine, no mu biganiro bindi twagiye dukora ku kantu karimo, ndamubwira ngo ngira Bibiliya. Ageze mu nama atese cya kibazo barakimubajije, ahubwiye ko agira iki, ati umusheri wanjye yambwije ukuri, yambwiye ko agira Bibiliya. Ngabo bari kumwe mu nama, umwe aravuga ati ariko se Jani, wabenze abantu bafite amamodoka, wanze abafite amazu, usanze uwa Bibiliya? Ubwo muzajya murya Matayo, muzajya murya ibyahishuwe, muzajya murya ibyakozwe n'intumwa, ibyo byose abirengaho, aranyemera rwose. Ndamushimiye kabisa, Imana imuhereze umugisha. Imana imuhe umugisha. Amen. Yemeye umugabo wa Bibiliya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Ako kari agaciyemo, icyakora iyo nkuru dushobora kuza kuyigarukaho, ariko kuri uyu munsi wanyu ni ikintu twari guheraho. Mama Beni, ndi umuririmbyi utarabigize umwuga, ndagira ngo umfashe dushime Imana ku bw'iyi myaka. Ndagutoye ngo ube dirije, tugiye kuririmba akantu gatoya, ubundi tugarukiye mu kiganiro nyirizina. Karibu. Twese turamufasha. Akantu twaririmbye ejo bundi nijoro, twarataramye, twagize amasaha 6. Kuwa kabiri twagize amasaha 6 yo gutarama, kuva saa 12 z'umugoroba kugera saa 6 z'ijoro. Twaririmbye igitero kimwe. Ibyo bihe biracyabaho? Twaririmbye igitero kimwe, imitima yacu twumva iguwe neza. Imana ishimwe. Twanakaririmbiye muri ranch, wasinze niba ubyibuka, kavuga ngo nzavuga iyo neza. Okay. Ubu twamutoye yabaye dirije, natwe turi korari. Tugiye gushima Imana ku bw'imyaka 10 ishize, Imana iri kumwe namwe. Amen. Tugiye kuramya Imana gatoya tuyibwira ngo nzavuga iyo neza. Amen amen. Ubwo nyine tugiye gufatanya tubwire Imana ko tuzirikana ineza yayo. Amen. Nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza nkiriho, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza nkiriho, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza nkiriho, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza nkiriho. Amen amen amen. Tuzavuga iyo neza, tuzakomeza duhimbaza Imana kuko muzakomeze yatugiriye neza. muyivuge, nanjye nibyo mbifurije kuzageza ku mwuka wanyu wa nyuma. Amen amen. Ako karagaciyeho twagombaga kugaheraho kuri uyu munsi. Imana ibahaye kuba mwujuje imyaka 10 muriho, mwubatse umuryango mwiza wa gikristo ushima Imana, ndetse n'abandi uyu munsi tuzi babafata nk'abarora umudo. Imana yumve ko tuyishimiye, twifatanije namwe kuvuga iyo neza, kandi iyi neza y'Imana ndabizi ko izabomaho imyaka yanyu yose y'ubuzima. Hanyuma Papa Beni, twashatse kugira ngo tuganire nawe. Abantu babona Papa Beni
umurimo w'ivugabutumwa, bakabona mama Beni nk'umuvugabutumwa binyuze mu ndirimbo, ariko dukeneye kugira ngo tuganirize papa Beni ni muntu ki. Twaze tuvuga ngo uyu munsi uri hano mu mujyi wa Kigali, niho Imana yaguhaye gakondo, reka mbivuge, nta nubwo dutekereza ko uzigera usubira i Rusizi aho kugira ngo usubire, ahubwo uzava i Kigali werekeza n'ahandi harenze Kigali. Ariko tubwire, kera ha papa Beni ni hehe? icyo kibazo kirakomeye kandi kiranoroshye, kubera ko kera hanjye nyine sinahaberwa kandi ari ahanjye. Keretse wenda kibaye nk'igitaramo cyo gukesha nk'uko wabivuze dutangira. Ngenda umunyacyangugu, navukiye ahitwaga Cyangugu, biza guhinduka biba intara y'Iburengerazuba, biza kuba akarere ka Rusizi, ntibiranahinduka kuko ni muri karere ka Rusizi, umurenge ni Kamembe. Naho ngaho niho nakuriye, niho ubuzima bwanjye navuga ngo niho nabaye. Ariko kavukire nyirizina amateka nkumva mbwira ko mvuka muri Nyamasheke. Nyamasheke ni akarere gahana imbibi na Rusizi, biraturanye. Ahantu niho nakuriye, niho jenoside yakorewe abatutsi yabaye mba. Iba ndi umwana wiga muri primaire mu mwaka wa 3, mu buzima bukomeye, mu buzima bugoye, ariko tugenda tubona kuboko kw'Imana, tugenda tubona gukomera kw'Imana. Rero ntekereza ko aho hantu niho navuga ngo ni ku ivuko cyangwa ni ku mubyeyi, niho ubuzima bwanjye bwatangiriye. Yego. Papa Beni ni ryari yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza? Nk'uko mbivuze, jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yabaye mfite imyaka 12, nigaga mu wa 3 primaire. 94, 95 twari mu buzima nk'ubwo, 96, 97 nibwo nagiye gusenga, ndetse ndibuka ko nagiye gusenga nambaye ikanzu ya mushiki wanjye ndi umuhungu, kuko nasanze aho mama yarari, andebye ukuntu nasaga n'imyenda nahunganye, arambwira hano bazakwita mayibobo, mushiki wawe gukurikira afite ikanzu, ifata uyambare batazakwita mayibobo. Nambara ikanzu njya gusenga ndi umuhungu. Nibwo nahageze numva ijambo ry'Imana, numva ndafashijwe, numva nguwe neza. Aravuga bati niba harabumva twabasengera bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza, baza tukabasengera. Ngenda mw'icyo kivunge barasenga, nta byaha nari narakoze bidasanzwe kuko nari nkiri mutoya. 97 navuga ngo nibwo ubuzima bwanjye numvishe buryohewe n'ibintu by'Imana. Navuga ngo niwo mwaka nakirijwemo. Ni itariki ntajya nibagirwa, ni umwaka ntibagirwa, ni ukwezi ntibagirwa. Kubera iki? Ni imibare ihuye ukuntu. Ni 297 mu kwezi kwa 7 itariki 7. Ayo matariki uko kwezi uwo mwaka sinshobora kubyibagirwa. Imana yabanye nanjye. Ubwo rero guhera icyo gihe sinongeye gusubira inyuma. Nahise mfatiraho, Imana ibana nanjye kuva ubwo ngubwo kugeza ubu ngubu ndacyahagaze. Yego. Papa Beni umuvugabutumwa, uyu munsi utuye i Kigali, urugendo rwo kuva i Cyangugu kugera i Kigali byagenze bite? Muri magufi. N'urugendo rurerure. Hari uwitwa Yosefu muri Bibiliya babajije iby'urugendo rwo, aravuga ngo imyaka y'uruzerero imyaka myinshi. N'urugendo rurerure. Narahakuriye aho hantu, ubuzima bwanjye buhabera bubi, reka mbyite niho, ko hari abantu badukurikirana no muri commentaire z'ibiganiro bimwe njya mbibona, kuko aho hantu nahacururije ibisheke, mpacururiza amashashi, mpacururiza inkoko, mpaheramo ubuzima navuga ngo bugoye. 2008 nibwo nafashe icyemezo cyo kuva i Rusizi. Bari baratwubakiye amazu mu mudugudu y'abacikacumu. Tuba mu buzima bugoye kubivuga, bijya binananira. Iyo umuntu angejeje mu iyo point ngo mvuga aho ngaho, bijya bingora kugira ngo mbone uko masobanura. Ariko 2008 navuye i Cyangugu, nirwo rugendo, reka mvuge ko ari rwo rugendo. Navuye i Cyangugu ntumiwe i Gisenyi kwigisha, i Gisenyi nk'umuvugabutumwa. Ngeze i Gisenyi, abanyagisenyi barankunda, bambaza ubuzima mbayemo, ndabubabwira, bumva n'ubuzima bugoye. Bansaba kuva i Cyangugu nkaza nkaba i Gisenyi, bakazamfasha gusubira mu ishuri nkiga. Fata utuntu nagiraga nadutwaye mu ishashi, ndabyibuka. Fata icyombo, ubwato, ubucyombo ngifatiraho bita Rusizi, gihinguka i Gisenyi cyaciye mu mazi, banyamukiye i Gisenyi. 2008 ndagenda mu Gisenyi kuva 2008 kugera 2010, imyaka 2. Iyo myaka 2 yanjye Gisenyi ngifitemo ubuhamya bukomeye, ko nakoze ibiganiro kuri RC Rubavu, gihe kinini kuri radio y'abaturage Gisenyi, makorari Betelehemu, Beteli, Herumone, makorari yaho twarakoranye ibiterane bikomeye cyane. Wakoraga nk'umunyamakuru? Oya, umuvugabutumwa. Ibiganiro nakoraga ku cyumweru. Noko 2008 kugera 2010 ni imyaka 2 Gisenyi. Iyo myaka 2 Gisenyi rero 2008 kugera 2010 irimo ubuhamya bukomeye, ko nakoze no mu ruganda rw'icyayi rwitwa Pfunda Gisenyi. Urwo ruganda narukozemo,
niba ari amezi 2 niba ari 3 nkorera 700 ku munsi kuva Igisenyi kugera ku ruganda yari 300 agasahuka 400 kandi ngomba kwigaburira kandi nterura bya imodoka ziriwe zisoroma. Mfite ubuhamya bukomeye Igisenyi imyaka 2 nahabaye n'urugendo rurerure. 2010 nibwo navuye Igisenyi naje kwigisha muri kaminuza mu giterane cya SEP bantumiye. Nari natumiye n'umupasiteri witwa Nshuti Jean Baptiste umushumba muri ADPR, ni inshuti yanjye cyane yawe paruwasi ya Muganza hakurya y'anga ikarama, yarantumiye muri SEP i Butare mu giterane. Gezeyo ndigisha, umupasiteri umwe arambwira tuba Igisenyi gute, musobanura ubuzima mbayemo. Arambwira ngo ariko nta buryo wakimuka ukava Igisenyi ukaza i Butare. Fata utuntu twanyinagiraga Igisenyi nshyira mu gakapu banimukiye Butare Itumba 2010. Ngeze i Butare pasiteri twangamije Viateur nyakira kwitaba aho korari riba iririmba bambaye umunyabutare. Ngira n'umugisha asanga umunyamakuru wakoreraga RC Rubavu abakuru RC Huye bahita bampa ikiganiro kuri radio y'abaturage Huye naho turakora ku rwego rukomeye. Kuva 2010 kugera 2012 nabaga i Butare. Aho naho hari ubuhamya bukomeye cyane kuko navuye Igisenyi kwiga byanze nzi ko ngiye kwiga i Butare, mpageze naho biranga nibera mu buzima bw'ivuga butumwa i Butare. Naho hari ubuhamya bwaho bw'imyaka 2. 2012 nibwo navuye Igisenyi nzi Kigali rero nahaje nakoze ubukwe ku itariki 19 z'ukwa gatanu 2012 nimukira i Kigali kuri 15 z'ukwa gatanu 2012 nimukiye muri Kigali sigaje iminsi 3 gusa nkora ubukwe. Nibwo ubuzima bwanjye bw'i Kigali bwatangiye. Ngo urumva kuvuga ngo ubuzima bw'i Butare mbuvuge, ubuzima bwo kuva i Butare nzi Kigali mbuvuge byatwara igihe kire. Ni ukuvuga ngo bigiye bifite amapu agiye atandukanye cyane. Ngo urwo urugendo rwanjye rero 2008 Igisenyi, 2010 i Butare, 2012 i Kigali. Ubwo ngayo ngoko nibaza ko hari igihe tuzashaka umwanya uhagije tukajya tugenda tuvuga buri kantu ku kandi tukajya i Butare tukahavuga, tukagira Ubavu tukahavuga, tukaza i Kigali tukahavuga, tukajya Cyangugu tukahavuga. Yego, reka tujye kwa Mama Beni. Mama Beni ni ryari wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza? Nge nagize umugisha wo kuvukira mu rugo rw'ababyeyi bakijijwe, ariko ntago twese twakundaga Imana. Ndabyibuka mu gitondo mbere yuko papa ajya ku kazi yaratubyutsaga kuko yagendaga kare, katubyutsa akatubwira ati wowe uri busome ijambo ry'Imana uyu munsi, wowe akaba ari wowe usoma, papa agasobanura cyangwa papa akadusomera akatubwira. Noneho ngewe nzamukira muri ayo mavuta y'ababyeyi, ariko tugira n'abandi bavandimwe bo batabikunda kandi iwacu dusenga. Noneho ngira umugisha wo kumva nkunze Yesu nubwo ababyeyi banjye basengaga, ariko ngira uruhare rwanjye numva nshatse gukunda Yesu. Hari igihe nazindukaga kare mama akambwira ati karaba vuba école de dimanche wihute, ariko abandi bavandimwe banjye bagasigara baryamye. Nkumva iryo shyaka ngewe riri kunyakamo, ngira urwo buntu bwo gutoranywa n'Imana ngewe nkiri muto, nkiri muri école de dimanche, kuko twese siko twasengaga kandi dufite ababyeyi basenga. Ariko ngewe nkumva nkunze ibintu by'Imana, nkumva gusenga, nzamukira navuga se ngo uwo mwuka w'ababyeyi muri ayo mavuta y'ababyeyi uko badutozaga ngewe birankundira, Yesu ambamo anzamo. Watangiye mbega ubikora ku itegeko ry'ababyeyi, ariko uko iminsi yicumaga ugenda wumva ko bikwiriye kuba ubuzima. Numva ndamukunze, nzamukira gutyo, nkomeza kumukunda kugeza uyu munsi, kugeza ushatse. Kugeza nshatse. Mama Beni, reka dutange ubutumwa ku bakobwa, ku bajene b'abakobwa barimo kutwumva uyu munsi. Mama Beni watangiye kumva kunze Yesu akiri umukobwa muto, umwana muto, akazamuka akabikurana akabinkuma akagira aho ashatse. Nirihe banga wakoresheje mu by'ukuri kugira ngo urinde ubwari bwawe kugeza aho washatse ugikunda Yesu, nta bintu by'ibizinga navuga byigeze bikugaragaraho? Buriya gukunda Yesu cyangwa gusenga barabiharanira, ntago ari ibintu biza gutyo gusa, urabishakisha. Kandi Yesu kumugumaho ntago ari ibintu biba byoroshye, ugomba gushyiramo nawe imbaraga. Niba ukunda Yesu ugomba gukunda ibyo akunda, ukabishakisha
akenshi niba ari umugani baca ngo mbwira abo mugendana ngo ndakubwira Abwira uwo uriwe. uwo uriwe. njye nakundaga kwibera mu nzu y'Imana cyane, nava ku ishuri primaire i Nyarugenge hari amateraniro nimugoroba nkaba nicayemo, bakora amasengesho nkaba ndahari, mbega nkakunda kujyamo, nkakunda kujya mu nzu y'Imana kugira ngo mpumvire ibyo bigisha. Naho iyo ukunze Imana ariko ntukunde no kujya guterana kwera, hari igihe unanirwa, hari igihe ugendera mu kindi kigare kikagukurura. Ariko iyo ukijijwe ugakunda no kuba mu nzu y'Imana, ugakunda no kubana n'abantu b'Imana, akenshi ibyo bintu biragukomeza, akenshi ibyo bintu biranakurinda. Nahise ngirirwa n'amahirwe ngewe ninjira muri korari. Burya korari hari ukuntu iturinda, irarera ikarera. Burya korari irarera cyane. Hari ibintu utapfa kujyamo uba muri korari, wavuga uti ibi ntabwo nabikora ndi muri korari. Icyo gihe korari irakurinda ikanakurera. Ariko ndagira ngo mbwire abanyumva b'abakobwa, gukunda Yesu ni ukubiharanira, kandi ni ukumukunda utamuryarya, utamubangikanya. Muri iyi myaka haba hari ibintu byinshi wabangikanya Yesu. yego Ukunda Yesu wese, ugakunda n'ibyo akunda, ukanga ibyo yanga. amen. Nibwo ugumamo neza ukabasha kumukorera. Komeza ugire ibihe byiza, amahoro y'Imana abane nawe. Njyewe nitwa Honette, ngira ngo urabyumva turi kumwe na couple nziza cyane, abakozi b'Imana barimo baratuganirira neza. Nawe ufite byinshi wabigiraho, ufite byinshi wabungukiraho. Papa Beni na Mama Beni mufite ibintu byinshi kugira ngo umuntu abone aho abihera n'aho aza kubisoreza biragoye, ariko ndagira ngo tuve aho ngaho dusimbukire ku nkuru yanyu yo kugira ngo muhure uyu munsi mube mwubatse umuryango mwiza. Ngaho murakagira inkuru. urakoze cyane. Ntekereza ko nk'uko ubivuze, umubano wacu cyangwa inkuru y'urukundo rwacu ni inkuru ndende, ariko mu ncamake ni ibintu byavuye ku Mana. Amen. Urugo rwacu, urukundo rwacu ni ibintu Imana yagizemo uruhare rukomeye. Nk'uko rero yabivuze nanjye nkabivuga, twagize umugisha wo gusenga turi bato, kandi ibintu turimo byavuzweho n'Imana. Ndabyibuka ko hari muri 2011 ukwezi kwa 9 turi gusenga turi ku Gikongoro Nyamagabe n'abantu twabanaga i Butare, Imana irambwira ngo inkoreye ubukwe. Imbwira ubukwe mu by'ukuri nta gitekerezo cyabwo mfite bitewe n'ubuzima nari mbayemo, ariko irabukonfirima. Nta cyifuzo wagize utarigeze ubisengera? Icyifuzo nagiraga cyari cyo kwiga. Iravuga ati ndabukoze nitwa Uwiteka. Cyane icyifuzo nagiraga cyari cyo gusubira ku ishuri. Tugiye gusenga turi Kinyamakara n'abantu twajyanye ihema turamarayo 3. Umuhanuzi aravuga ngo Imana yavuze ngo ukoreye ubukwe. Niyo akantu kanantangaje icyo gihe n'ubu kantangaza. Umugabo twari twajyanye afite umugore urimba muri korari riba yitwa John. Imana yese ivuga ngo ni wowe uzaba pare w'uyu muntu. Umuhanuzi nuko yavuze ngo ubukwe burabaye, dore wowe uri pare. Na niwe baye pare w'iwanjye. Nuvuga ngo mwavuye mu masengesho pare yabonetse n'amakuru yose y'uko ubukwe buzagenda tuyafite. Mva aho ngaho icyumweru kimwe rwose mitanurirwa mu giterane Cyangugu, ndabyibuka hitwa Nyakagano. Mpuriyeho na korari duhuza umutima wo ku Muhima, mpuriyeho na korari Hermoni y'Igisenyi, banumuye nk'umwigisha. Ngezeho nsanga n'umushumba w'Inyarugenge yahaje. Umusupasiteri wadutumiye abonye abapasiteri bavuye Nyarugenge bavuye Igisenyi, arambwira ati Boniface, urabona abashumba barahangaha, urabona uraza kuvuga abashumba bicaye ahangaha. Mbona sinamurenganya bitewe n'uko itorero ryacu ryubatse. Ndavuga nta kibazo, ababyeyi nibo baraza kuvuga. Kubera uko abakristo baho bari banzi banankunda, abwira pasiteri atari ko navuga butumwa na vana atavuze uzaba uduhemukiye. Pasiteri ampa iminota 5, aravuga ati fata 5 baramutse. Ampa 5 ndavuga, njya kuyicarira. Umushumba w'Inyarugenge bankubise ijisho. Tugiye kuryama arambwira ati we nturyama, nakubonye, byuka unyibwire, uri muntu ki, wakijijwe ryari, wize hehe, ufite imyaka ingahe? Ndamubwira. Aravuga ngo baguhaye iminota 5. Ati buryo wadukoreye igitangaza. Atejo ninjye wari umwigisha, sinzigisha ngo uhaye umwanya w'ejo, ejo uzavuge tuzicare tukumve. Ku cyumweru waranyakira nk'umwigisha, ku cyumweru ndavuga. Maze kwigisha amateraniro yarangiye, tugiye kurya ku meza, ahita ambwira ngo nijye mushumba w'Inyarugenge, ngenda gutumiye uzaze kwigisha Inyarugenge. Najyaga mpumva mu mateka ntago nari mpazi. Naragiye ngi Butare ndasenga, nshaka ikote, nshaka ibitabo ndasoma, nza kwigisha Inyarugenge. Ariko cyumweru mpageze sanga ni iteraniro international.
icyo gihe nari umuntu w'umuturage nyine urumva ibikote nambaraga n'ibipataro n'ibiki byari biteye ubwoba. Hageze ndigisha bampa umusemuzi, ndibuka nasemuriye n'umudamu witwa Batakariza Bernadette yakoraga kuri radiyo Rwanda, arimba muri korali Hoziyana, tugira iteraniro ryiza pe, iteraniro ritangaje. Rero nyuma y'iryo teraniro nibwo twasohotse, abantu bose batangira kundamutsa, nta muntu nzi Nyarugenge. Nihuse rero mu ncamake haje kubaho kwisubirira i Butare, haza kuba ngombwa ko korali yitwa Shalom iza gusohokera mu Mutara, bantumira nk'umwigisha uzayiherekeza. Mperekeza korali Shalom, nta muntu n'umwe nzimo. Tugeze aho twari twagiye hitwa Karagari, maze kwigisha kwa gatandatu, mpagaze ahantu mu twatsi naniwe, ngiye kubona mbona mama Ben aje kundamutsa, yarakenyeye ibitenge n'ibyo yarakenyeye muri korali, aje kundamutsa, yewe mbona ni umugore w'i Kigali w'umukire munini ukuntu, muri ba bagore b'i Kigali baba barorohewe, akindamutsa ndamubwira ngo muraho mama, ati wa ntabwo ndi umumama ndi umukobwa. Ndavuga nti mubabarire nimbonye nyine mumeze nk'abamama. Arambwira ati nta kindi kinzanye aha ngaha, nari nje kukuramutsa no kugushimira ko waherekeje korali yacu. Ndi umwe mu bantu bafite ibyo bashinzwe muri Shalom, nje kugushimira nk'umuyobozi, wakoze kutwigisha neza, ntimurakoze. Atari ko nshaka kunsengera, ntikiye cyifuzo. Ati nyina nakundanye n'umuntu imyaka 6, aransaba aranankwa, ari i Burayi. Nyuma aza kumbwira ko atagishatse umunyafurika, arambwira ngo inkwano nzayirya bizahwane n'igihe yantesheje, uko mbona sinzashaka, shaka kunsengera kugira ngo Imana mu mutima wo kumubabarira numve mbohotse, nuko ADP ntababikirigira, nari kuzibera umubikira, ariko byo gushaka nta bihari. Umva ni ihurizo rikomeye, umuntu ufite igikomere kimeze gitya, ndamugiriye ihe nama, zamusengera yahe masengesho. Nibwo pasiteri waho yaduhamagaye ati nimuze mujye mu giterane amasaha yagiye, aduhamagara nta mwanzuro turafata, dutandukana dutyo. Ariko mu byo kuri gutandukana kwanjye nawe nta kintu cy'urukundo cyari kirimo, kuko ubuzima nari mbayemo nuko namubonaga n'ibyo yarambwiye, umva nta byo gutereta byari kuza aho ngaho, dutandukana dutyo. Ukiri aho ngaho uraza kuhakomereza. Mama Beni, Mama Beni mikro. Mama Beni, wenda icyo gihe wagiye kumushimira nk'umuntu ufite inshingano, kandi byari byo koko nk'umuyobozi wagomba kujya gushimira umuntu wemeye kubaherekeza. Ariko wowe wari wamumenye, wari uzi ko ari umusore, ikindi wenda kumuha icyo cyifuzo ti uzansengere, wenda muri we ntihari hatangiye kuzamo akantu ko kumukunda, uvuga ati nibura bishobora no kuzavamo. Oya, yaje kwigisha i Nyarugenge, nta nubwo twe twamenye ko ari n'umusore. Korali yacu yari yateranye inyigisho za mbere, arabwiriza cyane, tukajya tuvuga tuti uyu munyamavuta nuwahera, bati uyu munyarusizi nuwahe, tukumva tuti harya yavuze he, ati ni Rusizi, tutari ko afite amavuta koko. Birarangira, murumva mu rugo ni ku Muhima, turamanuka tujya mu rugo, dukomeza gusubira muri rya jambo, tutari ku Mana, umukozi w'Imana yigishije neza, kugira ukuri, mbese aratwigisha cyane, kubabarira ibintu byinshi. Nta kantu ko kumukunda wumvaga kazamutse muri wowe, wenda birya yo gukunda umuntu kubera oya, nari narafashe umwanzuro, uwo musore tumaze gutandukana ndavuga nti njye sinzashaka. Umusore mumaze gutandukana byo ntabwo twigeze tubigeraho. No kuvuga ngo mbere yuko ubana na papa, mbere yuko ubana na papa Beni hari undi musore mwari mwarigeze mukundana? Hari umusore twari twarakundanye, aransaba aranankwa. Kuko njye nakuriye mu nzu y'Imana, ntabwo nari nzi ibintu byinshi byo hanze. Njye yarankunze, urukundo rwanjye rwose ndarumuha. We ari i Burayi, niwe wa mbere wahereyeho ukunda. Yego, yari i Burayi, aranansaba aranankwa. Ubwo nyine nishyira mu myanya, nshaka ibyangombwa byose narabibonye. Abarantelefonnye, arambwira ati yewe ntago ngishatse umunyafurika, ubwo nyine inkwano nagukoye n'iki bizabigena gutesheje. Ubwo mpita numva ndababaye, ndavuga nti uyu muntu kuntesha igihe, reka mfate decision, ndumva ntazashaka. Uyu muntu arampemukiye, umuntu arambeshye, nkumva ko nta wundi muntu waza ngo nsaba urukundo mwemerere, nkumva yambeshye. Ubwo nyine mpita mfata decision, ndavuga nti niba no muri ADPR haba ababikira, nzibera umubikira. Njyewe rwose ntabwo nzashaka. Ni icyo gihe namubonye korali yacu twasohotse, ngenda ngiye kumusuhuza.
burya isezerano ryawe cyangwa icyo Imana yakuvuzeho kiragushaka kikanagukurikirana. amen. njye nagiye ngiye kumusuhuza no kumuha icyifuzo cy'uko oya wakomeretse. icyo cyifuzo nta cyari kirimo. Eh, namubonye ari nk'ari yambwira abayaririmbyi twari kumwe tuti ndababwira ni umukozi w'Imana ahagarare hariya nta muntu umuvugisha. njye ngenda ngiye kumuganiriza nkihagera ndamusuza umukozi w'Imana uraho aturaho mama ndamusubiza nti oya njye ntago ndi mama njye uko mbona ndi umukobwa naho byatangiriye ahubwo mfite icyifuzo unsengere. nakundanye n'umusore aransaba arankwa hashize iminsi arambwira ati birarangiye ntago nkibanye nawe uzashaka undi nanjye nzashaka undi. ndababara cyane ndamubwira nti narababaye cyane kumubabarira bijya bingora bikamvuna mukozi w'Imana uzansengere. mu by'ukuri we yari afite gahunda yo kwiga nanjye mfite gahunda yo kudashaka. ufite gahunda yo kuzibera amaseri bishoboye. urumva ni ukuvuga ngo nicyo cyifuzo wamuhaga wagiraga ngo wenda Imana ikomora umutima uwo muntu wagukomerekeje ariko mu byo wifuzaga ko asengera ntabwo washakaga undi musore. oya nta wundi icyo ntago nako muri gahunda nta byari birimo. ubwo nyine hahita haza abandi bantu baramuvugisha dutandukana mubwiye icyo cyifuzo. arambwira ati tuzahura ikindi gihe tuganire neza umbwire uko byagenze ngusengere. yego naho rero ibyanjye buriya byari biri kunshakisha gutya uko mubwira gutya Imana ikavuga iti erega n'uwo nguwo nubwo utari wabimenya neza ariko n'uwo buriya ibintu byacu Imana iba yarabiteguye cyane. iba yaraduteguriye ikavuga iti imbere yawe ibyo naguteguriye birahari. ubwo nyine twatandukanye gutyo aragenda ajya iwabo mu majyepfo nanjye nsigara i Kigali. noneho ku nshuro ya kabiri aza kwigisha inaha ku Muhima. arambaza ati se umutuye he? ndavuga ni hafi yo ku rusengero. ati nzaza. ni ukuvuga ngo nyuma ya hahandi yaragiye ariko agenda yatwaye papa Beni ongera ufate mikoro yaguhaye icyifuzo uragitwara. ndagitwara ndetse ntwara na nimero. utwara na nimero. natwaye icyifuzo ngitwara na nimero. ugezeyo uti muntu ndi gusengera bimeze bite nta kimana irakora. rwose ngezeyo buke naramwandikiye mesaje gato ndavuga nti mwaramutse mute umukozi w'Imana. haca icyumweru kimwe gusa ahita bantumira ku Muhima. telefoni gato k'amatushi gasa musanga niko nta WhatsApp nagiraga byari ibintu bikomeye. ndamubwira ntizaza kwigisha ku Muhima ndangire iwanyu uzaze ubwa buhamya tubuganire dufate n'umurongo gusengera icyifuzo neza. maze kwigisha iwabo ku Muhima hafi y'iwabo ku Muhima iwabo mu rugo. ukiri aho gato mama Beni ukibona ako kamesaje k'umukozi w'Imana wenda hari n'abandi wagiye uhura nabo ukabaha ibyifuzo ariko ati mukozi w'Imana waramutse ako kamesaje wakakiriye gute? ako kamesaje rero kakoze agashya mu rugo. ako kamesaje yarakanyandikiye bwari bwakeye nka saa 12:30 saa moya ndi kumwe na petite sere. mba ndasomye ngo umukozi w'Imana ngo mwaraye neza mwaramutse ngo ubu mfashe urugendo ngo ngiye mu rugo ningaruka tuzongera dusubukure tuganire. noneho petite sere yumva nyine nasomye mvuga. petite sere ahita aseka cyane akubita igitwengera avuga ati ungaye niba umukozi w'Imana ataguterese. ati nuko batereta nta bindi yari kukubwira. ati nibi turaseka cyane mu cyumba. ati nibyo barakora ntibarenze aho ngaho iyo avuze umukozi w'Imana bayaterese. ati neza nuko batangira turaseka cyane. mama atambuka ku cyumba cyacu aravuga ati ariko mwa bakobwa mwe muri mu biki? petite sere ahita abyuka vuba aravuga ati mama ngwino nkubwire wa mukozi w'Imana burya yandikiye Jani akamesaje ati ubu ntago uyu nguyu ari kumutereta ntago ari kumurambagiza ngo ngiye muzangaye ngo atari byo. ubwo duseka gutyo mu by'ukuri nta mwanzuro wabyo turaseka nyine birarangira. yego aragenda ajya iwabo. yego papa Beni umukozi w'Imana umwandikiye mesaje tuwaramutse nyuma y'igihe gito barongeye baragutumiye. yego ndaza ngiye iwabo rero nibwo twaganiriye mu buhamya yitonze none hama n'ubwo ubuzima bwabo babayemo. uti nimara kwigisha nzaza ngusure uragenda urabasura iwabo mu rugo. ndagenda urabasura iwabo nanagezeho ngira umugisha nsanga mama wiwe ni umwe mu badiyakoni b'i Nyarugenge
bigeze banyakira igihe naje kuhigisha naramurebye mbona ari mu badiyakoni nahabonye sanga nuko mu mwanya rero nibwo twaganiriye amubuhamya yitonze nibwo namubwiye nangiye kurara mu Kiyovu kwa Aimable muririmbana Aimable yari vice president wa Korali Shalom na niwe wari wantumiye imperekeza korali ngiye kurara kwa Aimable namubwiye nazo uzanshange kwa Aimable nanjye ngo ubuhamye mu gitondo asanga kwa Aimable ahageze nanjye mu buhamye dore ko mbufite ndabumuha kabisa arangije arambwira ati mukozi w'imati ndumva rwose buryo bwanjye bwo ntabwo ufite ubuhamya bukomeye turatandukana Aimable yagiye gukorera mu ntara yari yansigiye inzu nasigaye mu rugo ndanarara njyenyine dutandukanye agiye nijoro ndyamye buri bitotsi nagira ngo ndasinziriye nkabona ifoto ya Jeanne ku rukuta nkahariye numva namukunze bucya ndafatanyije amaso nagira ngo ndasinziriye nkabona ifoto ye ariko ngacyamva ni mu izina rya Yesu umuntu wambwiye ko atazashaka umuntu wambwiye abantu yabenze nta nigare ngira ibyo bintu by'urukundo biri kumfata ni ibiki ukiri aho ngaho mama Beni hirya wa munyamahanga wakubwiye ngo arumva iby'urukundo byashize hari abandi basore bagiye baza kugutereta benshi baraje benshi cyane abasengera i Nyarugenge abasengera ahandi ariko bari benshi uti ngewe nzaba masera ababwira bati ntago nzashaka uje ntago nzashaka ye ubwo bibaho kuri finale uyu nibwo yaje kwigisha rero yego papa Beni ubwo nyine hagati aho yantumyeho ndagenda ariko umutima urambwira utari ku mukozi w'Imana nk'ubu kuko ubu ngubu ndambagije namwemerera nereka ariko ntago yandambagiza reka noneho agaruka kwigisha bwa gatatu aza Kicukiro shere niho yaje ahageze wumva agashya kambayeho ndinjira nsanga yakubisemo kositimu y'umweru koko n'amakaro yarahagazeho yari umweru dede mbega yarashashagiranaga kositimu y'umweru amakaro y'umweru ndinjira ndeba umukozi w'Imana ari mu mavuta wasanga n'inkweto yari umweru oya urukweto ntabwo rwari umukara rwari shokora ndinjira ubwo wari wabimenya aho umukozi w'Imana ari bujye kwigisha uti nanjye reka njye gufata ku mavuta yego mu by'ukuri namukurikiraga aho yagiye kwigisha n'ijambo ndikunda yego mvuga ntuye umukozi w'Imana yaratwigishije ariko mfite target ya cya cyifuzo cyanjye ariko ibyo gushaka nyine bashaka ko Imana ikomora ariko iby'urukundo wapi icyambayeho kuri shere rero yarigishije amateraniro ararangira arangiye kwa kundi babajyana hirya nyoberwa ahantu anyuze mpagarara hanze ndavuga niba umukozi w'Imana akatiye hehe ndahagarara koko korari zirataha umudiyakona baraje arambwira ati ko uhagaze aho ndavuga ntihari umuntu ntegereje ngira amahirwe haza famiye ebyiri umupapa twari tuziranye n'umumama barambaza bati ko uhagaze ahantu ntegereje umuvugabutumwa ruri kwigisha tukivugana araza akingeraho uwo mumama twari twegeranye abamwatsi ibitabo arabimpa arambwira ati ariko abakobwa mujye mumenya ubwenge bika ibyo bitabo by'umukozi w'Imana ndabifata duhita dutambikana muri taxi aje mu Kiyovu nanjye nje ku Muhima noneho tugeze ku Kinamba arambwira ati sinjya mpagararana n'abakobwa mu muhanda ati kirazira ati tega moto vuba ntabwo ibyo byaba byubatse ubuhamya tega moto ahubwo uzagaruka ejo ku manywa twongere tuganire ntega moto ndatangenda nijujuta ndavuga nakwiriye umukozi w'Imana ubundi nkuramwirukaho kubera iki ubundi icyifuzo ntabwo yacyumvisha nta nubwo nzongera kugira ibyo mubwira ndazamuka kuko yarambwiye ati ntabwo njya mpagararana n'abakobwa mu nzira tega moto ihute nkavuga nari nzi ko tugiye kongera kubisubiramo basi nkumva umwanzuro ampaye none arambwira ati ihute ubwo nyine aransezera washakaga wenda ko akubwira ati Imana yarampishuriye muri gihe kukugirira neza mbona arambwira ati ihute ta ubwo nyine bucyambwira ati uzagaruke noneho tuganire neza mfite umwanya uyu munsi naruhutse nzasubire i Butare tumaze kuganira yego papa Beni araje muraganira yagiye usigarana ifoto ku rukuta saza tukayigira part 2
uzi ko tumaze isaha turi kuvuga ariko isaha yari yashira isaha irashize isaha irashize ihangane nibura aho ngaho urangize ayo makuru yo kuri urwo rukuta nibura tuzongera dusubukurire nyuma y'urukuta urakoze cyane nyuma y'urukuta tuzahera ku rukuta nyuma y'urukuta byo ni hatari procedure wenda y'ubukwe mugiye kwinjira mu bukwe nyirizina niho turi bugarukirize akaba ariho ngarukira ubwo bwarakeye nyine mu gitondo nka 11:00 iby'iyo foto nabirayemo mfata telefone ndamuhamagara mu rukerera ndamubwira nturi mu rugo nze iryo joro nta gusinzira kwabaye kareka ntago wafatanyaga amaso nkabona ifoto nakavuga nkabona ifoto nenye rero mpamvu n'umwinzu hamanitse amafoto menshi murabibona nakubita nkabona ifoto mu gitondo ndamuhamagara niko numva nshaka kugaruka nkagira icyo nkubwira arambwira ati umuntu ejo twari turi kumwe se ni ibiki ushaka ko nzi ukambwira ngiye nashaka kwaza nkambwira ko namukunze yakoraga muri statistique icyo gihe yagiragamo ibiraka arambwira ati ubuse ko ejo nasibye akazi n'ubu ngasibe ni ukuvuga ngo icyo gihe haza muganira we yari yarakubwiye ibyo icyo gihe niwe wamubwiye ni njye wamubwiye ubwo ibyo yari yarabimbwiye yego ubwo rero arambwira ati nta kibazo reka nze kuhanyura zumbwira icyo nshakira araza shaka kumubwira ko njye namukunze ahageze yicaye mu ntebe nk'uko wicaye aho ngaho twe twicaye mu ntebe zitandukanye ko ntabwo negeraga abakobwa mu butumwa twavugaga cyarazira ko mukozi w'Imana ubutumwa budapfa mutangiza imbuto ahageze kubimubwira byarananiye kubera ko ntigeze ntereta najyaga kubimubwira nkumva icyuya kirandenze n'ubwa mbere wari ugiye kubwira umukobwa n'ubwa mbere ngiye kubwira umukobwa ko mukunda Beni niba atari ibanga wari ugize imyaka ingahe saburiya yari 30 kuko twakoze ubukwe mfite 32 hafi aho ngaho nta mukobwa n'umwe wigeze abiki gihe ariko nabakubwira ngo ngira ngo 3 ngo hariho nagiye kwipimira ngo ndebe ko bazanyemera niwe wa mbere niwe wa mbere dore impamvu abo 3 cyangwa abo bangahe bitari kubaho ubuzima nabagamo sinashobora kugura umukobwa fanta sinashobora uko ninde mukobwa se ari kunyegera nkweto zari zarahengamye zaratobotse bikote urebye amakote nambaraga icyo gihe mvuga ubutumwa yabaga gororukira ku mitwe y'intoki ibipesi 4-6 ibyo bagiye bankuburira bitankwira gusa umukobwa nawe kujya gutereta yari uwahe kandi ikindi nibera mu ruzerero cyangwa ku Gisenyi Butare Kigali kubona umuntu se wabwira ibyo ngibyo ntako byari gukunda icyo numvisemo harimo ubuzima bubi ikindi harimo no kurinda ubuhamya byari ibyo byombi byarakurikiranaga ko nibwo yaje nyine ngo aze mubwire ko namukunze najya kwimubwira ngo umutima urateye natabyemera nkumva icyuya mu maguru ikindi mu bitugu saa 6 saa 7 saa 8 arahaguruka arambwira ati ndatashye mukozi w'Imana nticara nkubwira icyo naguhamagariye akicara nkamaza ntiharya korari yanyu Sharomo ntibure mumazemo igihe kingana iki ati nayitangiye nkiri umwana habura icyo mvuga akambwira ati ndagiye nticara nkubwira icyo naguhamagariye ntiharya yambwiye ko mwabaye muri Kongo Masisi amasaha arashira cyo kuvuga kirabura bonye yamara amaje agiye gutaha rero naravuze ni hahandi mama Beni ukibona ibyo biganiro bimeze bityo agenda kubaza kongera agasubiramo wumvisha utangiye kumera gute hari akantu ko kubikeka katangiye kuzamo oya nge yarambwiye ati icara ataratangira kuvuga nakubwiye ko njya kumwitaba umutima warakubajije naravuze ntisi umukozi w'Imana ko ari gukomeza kumpamagara ubu ntago buriya wabona ndambagije undi mutima uravuga utazashaka se yakurambagiza mu biki ubwo nyine bigarukiraho yego uko akomeza kunyicaza igitima gitangira gukubita ngo pi tiwabona bivuze we ntiwabona rivuze ni narivuga ndahita mubenga koko ndahita muhakanira umukozi w'Imana yego papa Beni wajye kubivuga ibyuye bikamanuka biramanuka ariko mbonye amasaha yagenda avuga ntabyemere cyangwa bireke ndabimubwira nawe mu minsi mike tumaze tumenyanye ubuhamya bwanjye narabukubwiye nawe ubwawe warabumbwiye ntinumvise naragukunze ntirijoro sinaraye nsinziriye numvishe naragukunze icyo gihe yambaraga marinette ayakuramo yarambika ku meza arandeba arambwira ati mukozi w'Imana ibintu mbwiye wabitekerejeho yego nabitekerejeho arongera 3 wabitekerejeho nabitekerejeho afata marinette arayambara arambwira ati ndagiye ubwo mbwiye ko wabitekerejeho ngiye kubitekerezaho nanjye ejo nzakuzanira igisubizo arangije aragenda agiye nasigaye mu ntebe amajwi aransura ijwi rikambwira ati ariko se kuretse ibisazi wabitekerejeho ugira igitanda ugira matera ugira so ugira inkwano ndasara ndavuga ibintu mvuze nikozeho ntabyo natekerejeho uko telefone nahise nyifunga kugira ngo atampamagara ngo ambwire ko yabyemeye kugira ngo atakubwira ati nabyemeye kubititsa bikomeye
ni birebire rero yaragiye ajya iwabo nyine arababatekereza ibyo amazemo iminsi ati buryo wa muntu w'Imana tumaze iminsi turi kumwe ejo twariranywe yambwiye ko ankunda nawe kubera iwabo bari banankunze kurenza uko we yankunda abibabwiye gusa bati ati yabikubwiye ati ruya yaba ari umukwe. Mama Beni wabihereye hehe? nubwo nyine naratashye hari ukuntu nyine ba Grand Sere bajya badusura nasanze bahari ubwo mpageze ndababwira nti mwicare mbabwira agashya kambayeho bati kagira inkuru ni wa mukozi w'Imana umaze iminsi yigisha burya yarankunze ndababwira ngo nsabye urukundo ako kanya bahise umwe asimbuka azana ikarine n'ikaramu yicaraho bari bakunze umukwe kuruta nyir'ubwite ahubwo yo gusabye urukundo bati igitangaza kirabaye muri famiye yacu ubukwe baricara bati abazakenyera bati bishyingiranwa harya n'amasafuriya perezi ingahe si bisorori ibiki imyenda abazakwambarira muri dote ibintu byose babipanze ako kanya bigera nka 3:00 bagipanga abagabo babo bakaba ese mwaheze he bati rega turi mu bukwe bwandese bati ubukwe bwabaye ubu turi kwandika ahubwo nimwe mutwitondesheje gato mutubabarire turaje gato 5:00 inama y'ubukwe birarangiye barurira za moto baragenda nk'ejo barambaza bati wabyemeye cyangwa ntiwabyemeye agacya kambaye iryo joro nanjye uyambajije n'umuntu utarigeza telefone yarampamagaye ati Jeanne icyifuzo nakugejejeho kutansubije muri babandi bazaga kukurambagiza iryo joro nanjye naraye mu majwi nako sa amajwi nabahamagara umwe agahamagara undi agahamagara noneho wumve ngo abo bose bampamagaye hari abafite amamodoka abafite ibipangu mbese barahamagara nanjye amajwi aransanga turi mukozi w'Imana ubundi ejo uzirukanka umuhakanire dore kana karakubajije dore kana karakubajije dore kana karakubajije shyira mu gaciro noneho nsubirayo ngiye kumuha igisubizo ngenda ntekereza mu mutima ndamuhakanira koko nubwo bariya baraye bandika mu makarine bakandika ngo ibishyingiranwa ariko ndagenda ndatambika musanga aho yarari ugiye gutanga igisubizo ubwo noneho telefone yari yageze ahayishyiraho Papa Beni wageze aho uribaza uravuga uti reka nyishyireho atataza kumbura reka nze anzanira igisubizo ndagiye ndicara arongera aransengera ari mu mavuta menshi noneho dusa nk'abatangiye noneho bundi bushya aransengera mu mutima numva ndabohotse pe amen arangije ati igisubizo cyanjye kirihe ndamwitegereza gutya na marinette ndamureba ndamubwira se mukozi w'Imana ibyo wambajije wabitekerejeho koko wabitekerejeho ku yindi nshuro ubwo igihe ndi kumubwira ngo wabitekerejeho nkumva mu mutima wanjye ariko ndatuje nkumva ndakeye mu mutima nkumva nta kibazo ahita antangurana ati mbwira vuba ese igisubizo ni yego cyangwa ni oya ubwo mba ndamubwiye ngo nzi ngo ndamubwira ngo oya ariko uko yakomeje kunganiza mwitegereza sinzi ukuntu navuze ngo yego numva mbaye nk'uri kurota ndavuga ni sarya mvuze yegora uyu yazamuye isengesho ako kanya yasenze nk'isaha ati Mana ndagushimye arapfukama aragendagenda ajya mu ndimi arasenga koko kwa gusenga nkumva ndagenda mbohoka muri njye nkumva imbabazi zo kubabarira wa musore zirimo ziraza numva ndakeye numva ndi kumubabarira kandi ubwo nariraga n'amarira menshi wari gusenga mwitegeranya narebaga ibyo ari gukora ariko yasengaga wowe ureba umuhanze amaso ndi kumwitegereza reba umukozi w'Imana ndarira amarira arashoka arasenga araguma arasenga ajya mu ndimi arasenga koko arangije gusenga avuze ngo amena numva ndamubwira ni mukozi w'Imana ntago nkurushya ndakwemereye amen nibwo namubajije nti rero ugira iki ariko se kubundi nkwemereye ugira iki muri rusange naho byatangiriye mubwira ngo ugira iki ugira iki undi nzababwira ukuntu ibintu
Okay. murakoze cyane Imana ibaha umugisha nshuti mwebwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Twari kumwe na mama Beni cyangwa se Jeanne, twari kumwe na papa Beni, Evangeliste Boniface, twari kumwe na Honete na Sam. yego Imana ibaha umugisha cyane. Amen. Mwakoze neza kudukurikira kuri uyu murongo. Ni ahangaha tubaye ducumbikiye, birumvikana ko ubutaha ariho tuzahera. Dusoreje ahangaha bamubajije ngo mukozi w'Imana ko tugiye gutangira ubukwe ufite iki? Niko na Yesu yabajije wa mupfakazi, yamubajije ngo ufite iki? Aravuga ngo mfite utuvuta dukeya mu mperezo. Menya nge nta nutwo nari mfite. Papa Beni wari ufite iki? Ntukitubwire n'ubutaha tukazahera aho ngaho. N'ubutaha ufite iki? Ubu hari n'abandi nabo barahita bagwa mu ihurizo nabo bari bameze nkanjye. Tuzababwira ubutaha. Ufite iki? Naho ngaho tubaye duhagarikiye, ubutaha tuzakomeza. Gusa uyu munsi ni umuryango mwiza, ngira ngo nawe urababona no kubona amashusho yabo, byo byonyine natangiye mvuga ngo abantu batangira bahabwa umugisha. Imana ibaha umugisha. Twishimiye ko mwaduhaye ikaze, mukemera kubana natwe. Twizeye ko n'undi munsi muzemera tukabana mu gitaramo nk'iki ngiki. Kuri uyu munsi wanyu mwiza, mufite isabukuru y'imyaka 10 Imana itangiranye namwe kubaka umuryango. Uyu munsi mukaba muri umuryango mwiza kandi uhamye. Papa Beni, nubwo tugifite byinshi, tanga ubutumwa ku miryango yose yubatse vuba n'ibimazemo igihe, ubundi dusoze. Urakoze cyane. Ubutumwa natanga nuko buri wese agomba gukunda umuryango we, agakunda uwo bashakanye, agakunda abo yabyaye, agakunda igihugu, agakunda itorero. Ibyo bintu umuntu wese unkurikiye unyumva uzemera gukunda urugo rwe, umugore we, abana be, igihugu, itorero, urugo ruzaba ruzima. Niyo nama niyo natanga. Imana ibaha umugisha. Murakoze Nitwa Honete. Mwakoze cyane. Twatangiye dusenga, n'ubundi reka dusoze dusenga. Yego. Karibu. Mana, turagushimye, izina ryawe ryubahwe. Iki kiganiro hari aho kizagera tutazagera, uzagiherekeze, kuboko kw'Imana kuzabane natwe. Abazacyumva bose ingo zabo zizabe nk'izinyweye umuti, uzazigeza mu myaka dufite n'irenzeho, kandi nzi neza yuko ari ibyo wavuganye natwe. Kuboko kw'Imana ni kubane natwe. Data, asoza umugambi we ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom.